Burya kubyuka mu gitondo ukanywa amazi ni byiza kandi byagirira akamaro umubiri wacu, ndetse burya ubishoboye mu gitondo ukibyuka, ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukunywa amazi. Burya amazi ni ubuzima, atuma igifu cyacu gikora neza mu gihe twayanyweye mu gitondo, agatuma umubiri wacu usukurwa ukavamo imyanda, akagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zimwe na zimwe nk'indwara z'umutima, amadiyabete ndetse n'izindi, ndetse burya atuma tugira n'uruhu rwiza, akaturinda umwuma ndetse n'ibindi bibazo dushobora guhura nabyo ku munsi. By'umwihariko rero tugiye kureba hamwe ibyiza 10 ndetse n'akamaro ko kunywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka nta kindi kintu wari washyira mu nda. Ubundi kunywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka ni byiza, ndetse burya bifitiye umubiri wacu akamaro gatandukanye. Reka tukarebere hamwe rero ako kamaro ko kunywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka nta kindi wari washyira mu nda. Akamaro kaza ku mwanya wa mbere ko kunywa amazi ukimara kubyuka mu gitondo ni uko burya abasha gusohora ndetse no gusukura umubiri, akawusohoramo imyanda. Iyo burya dusinziriye, ndavuga mu ijoro, umubiri wacu ujya mu buryo bwo kwisana ndetse no kuba ushobora gusohora imyanda no kwangiza ibinyabutabire twirirwanye ku munsi. Muri make umubiri wacu ubasha kwisana neza no kwisuzubiza neza mu gihe turyamye. Mu ijoro rero burya umubiri wose uba uri gukora kugira ngo ubashe gusohora imyanda ndetse unaherekeze muri za orugane zibasha gutuma imyanda isohoka. Kunywa amazi mu gitondo rero byunganira impyiko zacu ndetse n'umwijima mu gufasha gusohora ya myanda ndetse n'uburozi bishobora kuba twirirwanye cyangwa se yari iri mu mubiri wacu. Murabizi ko burya ibyo turya, ibyo tunywa, ibyo duhumeka, ibyo twisiga byose burya biba birimo uburozi n'imyanda bishobora kudutera uburwayi no kwangiza umubiri wacu. Ariko ibyiza burya ni uko umubiri wacu ufite uburyo wirwanaho ukagabanya ya myanda ndetse n'uburozi. Kunywa amazi rero byunganira umubiri wacu, bigatuma umubiri wacu ubasha gusohora neza ya myanda na bwa burozi bishobora gutera uburwayi. Byibuze mu gitondo ukibyuka kunywa ibirahure 2 by'amazi bituma wirirwana umunsi umeze neza. Ukirirwa umeze neza ufite uruhu rwiza, bikagabanya uburozi n'imyanda biri mu mubiri, bigatuma organe z'ingenzi zibasha gukora neza, kandi bikagabanya n'ibyago byo kuba warwara utubuye dufata mu mpyiko tuzwi nka kidney stones. Akamaro kaza ku mwanya wa kabiri ko kunywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka nuko burya byongera metabolism y'umubiri, bikaba bishobora no gutuma utakaza ibiro cyangwa se unanuka cyangwa se ibiro byawe bibungabunga mu gihe wari ufite umubyibuho ukabije. Burya niba wifuza gutakaza ibiro mu buryo bwihuse, ni byiza ko burya wakoresha amazi. Amazi ni inshuti nziza iza gufasha muri urwo rugendo. Hari inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze kunywa amazi mu gitondo nta kindi kintu wari washyira mu nda byongera metabolism y'umubiri. Ibyo bikabyongera ku kigero cya 24 kugeza kuri 30% ugereranyije nyine mu isaha ukurikiyeho ugereranyije n'umuntu utayanyweye. Muri make rero kunywa amazi mu gitondo nta kindi kintu warashyira mu mubiri wawe bituma metabolism y'umubiri yiyongera, bigatuma uturemangingo twawe tubasha gukora neza, bikabasha gutwika ibinure n'amakalori menshi, cyane cyane bikakurinda umubyibuho ukabije binyuzwe mu byitwa thermogenesis. Muri rusange kunywa amazi mu gitondo nta kindi kintu wari washyira mu nda binatuma utabasha kurya ku manywa ngo urye ibiryo byinshi cyane bishobora gutuma ubyibuha cyane. Burya kunywa amazi mu gitondo bituma umubiri wacu ubasha gutwika bya binure birimo gutera umubyibuho, bikagabanya apeti ushobora kugira, nanone bigatuma digestion ibyo wariye ikorwa neza, kandi bigatuma umubiri wacu ukoresha amakalori menshi. Ushobora kunywa aya mazi ukongeramo indimu mu gitondo, ibyo birushaho gutuma umubiri wawe utwika ibinure ndetse na systeme digestive igakora neza. Akamaro kaza ku mwanya wa gatatu ko kunywa amazi mu gitondo nta kindi warashyira mu nda nuko bituma digestion ikorwa neza, kandi bikakurinda n'indwara ya constipation, indwara y'impatwe. Ubundi kutanywa amazi mu gitondo byatuma digestion y'ibyo wariye idakorwa neza cyangwa se ibyo iri burye. Niba ugira ibibazo byo kubyimba mu nda, ibibazo bya indigestion ndetse no kugugara mu nda n'uburwayi bwa constipation, ni byiza kunywa amazi mu gitondo. Kunywa amazi mu gitondo bituma systeme ya digestion cyangwa se inyuramo ibiryo ikora neza, bikoroshya umusarani, bigatuma ushobora kwituma neza. Nanone bikaba bishobora gutuma umubiri wawe ubona amazi ahagije,
kandi bikaba bishobora no gutuma umubiri wawe usohora imyanda n'uburozi byagutera uburwayi. Kunywa amazi mu gitondo bituma amara akora neza, bikakurinda uburwayi bwa constipation, bigatuma utagugara mu nda kandi bigatuma igifu cyacu gikora neza. Akamaro kaza ku mwanya wa kane ko kunywa amazi ni uko burya kuyanywa mu gitondo bituma ugira imbaraga ndetse n'ubwonko bwawe bugakora neza. Niba ugira ibibazo byo kuba ubyuka mu gitondo ubwonko kumva budakora neza, cyangwa se utarimo gutekereza neza, ufite umunaniro ukabije, cyangwa se utagira focus mu gitondo, aho kugira ngo unywe ikawa ahubwo uzajya unywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka. Amazi niyo meza cyane kurusha ikawa ushobora kunywa ukimara gukanguka, ukimara kuva mu buriri. Burya amazi kuyanywa bituma umubiri wacu ubasha gutwara neza umwuka wa oxygene ukagera ku bwonko mu buryo buhagije, kandi amaraso nanone akagera ku bwonko ari menshi atwaye intungamubiri ziwugaburira. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma ubwonko bwawe bukanguka, ukabasha gukora neza, ukagira concentration, bikakurinda umunaniro ukabije kandi bigatuma ugira mood nziza. Akamaro kaza ku mwanya wa gatanu ko kunywa amazi mu gitondo nta kindi wari washyira mu nda ni uko burya bituma ubwirinzi bw'umubiri wawe bwiyongera, cyangwa se system immunitaire ikiyongera. Burya mu kugira umubiri ufite ubwirinzi buhagije mu guhangana n'uburwayi, bigabanya ibyago byo kuzahazwa n'uburwayi bwa hato na hato n'ama-infection ashobora kukuzahaza. Kunywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka ni byiza cyane kandi bituma ubasha kugira umunsi mwiza, kandi bikagabanya ibyago byo kuba ushobora kurwaragurika. Iyo buryo umubiri ufite amazi ahagije bituma umubiri wose ukora neza, ugakora abasirikare b'umubiri bahagije, kandi ukabasha no gusohora imyanda iri mu mubiri ishobora gutera uburwayi. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane mu kugabanya ibyago byo kuba warwara uturwara twa hato na hato ngo tunakuzahaze, kandi bigatuma ushobora gukira vuba mu gihe wari urwaye. Akamaro kaza ku mwanya wa gatandatu ko kunywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka ni uko burya bituma tugira uruhu rwiza. Burya ku muntu unywa amazi mu gitondo agira uruhu rwiza kandi rufite itoto. Ibyo bigaterwa no kuba amazi ari ingenzi mu gutuma tugira uruhu rwiza ndetse no gutuma dusa neza. Niba unywa amazi burya bizatuma uturemangingo tw'uruhu tubona amazi ahagije, bituma amaraso atembera neza, kandi n'imyanda ishobora gutuma uruhu rwawe rwumagara isohoke. Nanone burya bizatuma uruhu rwawe rukora collagen ihagije, bukaba ari ubwoko bwa proteine iboneka mu ruhu ituma uruhu rwacu rukweduka. Bizakurinda kumagara k'uruhu ndetse no kuba rwakomera, bikurinda uburwayi bumwe na bumwe, kandi bishobora no kugabanya iminkanyari cyangwa se kubona ushaje. Akamaro kaza ku mwanya wa karindwi ko kunywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka ni uko burya bigabanya ibyago byo kurwara utubuye dufata mu mpyiko tuzwi nka kidney stones, nanone bikagabanya ibyago byo kurwara ama-infection urinaire. Kunywa amazi mu gitondo ukimara kubyuka ni byiza, bigabanya ibyago byo kurwara izo ndwara zombi twakubwiye, indwara y'utubuye two mu mpyiko ndetse n'indwara z'ama-infection urinaire. Iyo unywa amazi burya bidiriwa inkari cyangwa se bifungura inkari, bigatuma ibyago byo kubaho utwo tubuye twakwirema bigabanuka. Nanone burya bituma inkari ziba nyinshi ku buryo zibasha gusohora udukoko binyuze mu nkari dushobora gutera uburwayi bw'ama-infection urinaire. Muri make kunywa amazi bitera imikorere myiza y'impyiko, bikagabanya ibyago byo kuba zishobora kurwara cyangwa se mu nzira zinyuramo inkari kuba wazirwaramo. Akamaro kaza ku mwanya wa munane ko kunywa amazi mu gitondo nta kindi wari washyira mu nda ni uko burya abasha gutuma umubiri wacu ubona amazi ahagije, ndetse ukabasha no kuba ushobora kuringaniza ikigero cya acide iri mu mubiri cyangwa se pH iri mu mubiri, ndetse nanone bigatuma systeme lymphatique ibasha kubona amazi ahagije. Muri make ibintu byose bikorerwa mu mubiri bishobora bikenera amazi kugira ngo bibashe gukorwa neza. Imirire ifite amazi ahagije mu mubiri bituma umubiri wacu ukora neza muri rusange, ndetse bikaba bishobora no kugira ingaruka ku bindi bintu byose umubiri wacu ushobora gukora. Niyo mpamvu burya amazi ari meza. Akamaro kaza ku mwanya wa cyenda ko kunywa amazi ni uko burya atuma umutima wacu ukora neza, kandi akabasha no gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso. Murabizi ko indwara z'umutima ari zimwe mu mwanya wa mbere mu guhitana umubare munini w'abantu. Kunywa amazi mu gitondo rero burya bikongerera umutima, bikagabanya ibyago byo kurwara izo ndwara. Kunywa amazi burya bituma amaraso yiyongera, ndetse viscosité y'amaraso igasa naho yoroshye. Ibyo bigatuma amaraso atabasha gutembera neza no kugenda neza, bikagabanya ibyago byo ku mutima ushobora gukora cyane cyangwa se kugorwa no gukora. Ibyo bikagira ingaruka nziza ku mikorere y'umutima, bikaba bishobora kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije,
bigatera gutuma amaraso atembera neza, bikagabanya urugimbu rubi rwo mu bwoko bwa cholesterol rushobora kwangiza umutima kandi bikagabanya ibyago byo kuba warwara indwara ya heart attack n'indwara ya stroke. Akamaro kaza ku mwanya wa 10 ko kunywa amazi mu gitondo nta kindi barabashyira mu nda nuko atuma ugira ubuzima bwiza muri rusange, agatuma ubasha no kurama. Burya kuba amazi kuyanywa mu gitondo bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zitandukanye, bigatuma igogora ibyo wariye rikorwa neza, bikongera iminite, bigatuma ugira uruhu rwiza, bigatuma ubwonko bwacu bukora neza. Ibyo ni ingenzi cyane mu gutuma ubaho neza kandi ukabasha kuramba. Kunywa amazi mu gitondo rero ni byiza ku mikorere y'umubiri, bizaguha imbaraga kandi bitume ugira ubuzima bwiza. Bizakurinda gusaza imburagihe, igihe cyawe cyo kubaho cyiyongere, ndetse nanone usange karite y'ubuzima bwawe ni nziza. Ubundi ni amazi angana iki ukwiye kunywa mu gitondo? Ubundi kunywa amazi mu gitondo biterwa n'ibiro by'umuntu. Byibuze ugereranyije abantu bose ni byiza ko ushobora kunywa ibirahuri kimwe cyangwa se bibiri mu gitondo. Ubwo ugereranyije byibuze mililitiro 150 kugeza kuri 500 mu gitondo. Ariko ushobora kugenda wongera bitewe n'ubushobozi ufitiye bwo kunywa ibirahuri, ku buryo ushobora no kugeza ku birahure 4 mu gihe ubishoboye. Ni byiza kunywa amazi kandi mbere y'uko uyiborosa cyangwa se mbere y'uko woza mu kanwa. Ibyo byose bikagira ingaruka nziza burya mu gusukura umubiri wacu. Kandi ni byiza ko wakurinda amazi akonje cyane cyangwa se amazi ari ice cyangwa se wabanjije kunyuza muri firigo, yo burya ashobora gutera ibibazo mu mubiri mu gihe wayanyweye mu gitondo. Ni byiza ko wanywa amazi adakonje cyane. Niba amazi kuyanywa ajya kunanira cyangwa se akunanira ukumva utayashaka, ushobora kuzajya yongeramo indimu cyangwa se kongeramo kokombure, ugakamuramo kokombure. Burya bituma ubasha kuyanywa nta kibazo kandi akaba ari meza. Ni byiza kunywa amazi atetse, atarimo wasukuye neza wabanje guteka. Burya niyo meza cyane kandi niyo azakugiraho intungamubiri, azakugira ingaruka nziza. Mu gitondo ukimara kubyuka ntukanywa amazi uyagotomera, ahubwo ujye uyasoma buhoro buhoro nka kuri umuntu anywa inzoga. Ntukazajya uyagotomera cyane nk'uri kunywa ibindi bintu nyine, nka kuriya duhita dushyira ku munwa tukagotomera. Nanone amazi ntukayasimbuze, ntabwo amazi asimbura ifunguro rya mu gitondo. Nubwo wanywa amazi uzazirikane ko ifunguro rya mu gitondo naryo ari ingenzi. Bikore ubigire umuco, uzasanga ugira ubuzima bwiza kandi bitume wumva uguwe neza mu gihe wanyweye amazi. Muri rusange nuko kunywa amazi ushobora ukumva ari ikintu gito cyane, ariko burya kuyanywa mu gitondo ni ubuzima. Bizatuma ugira ubuzima bwiza, bizazahura umubiri wawe, bikurinda uburwayi butandukanye kandi bitume wongera kugira imbaraga mu gihe wahoraga ucitse intege. Uyu muco wo kunywa amazi mu gitondo ni umuco mwiza cyane, buri wese yagakwiye kugira umuco. Byibuze niyo wanywa igikombe kimwe cy'amazi uruta kure w'umuntu utagize n'ikimwe anywa. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.